Yo reka nizere ko aho uri mu bice bigiye bitandukanye ugiye ugubwa neza cyane. We wakoze subscribe, reka nkubwire nti asante sana cyane. Hanyuma wowe utarakora subscribe nta kindi ngusaba no gukora subscribe, like na share, comment, hanyuma ibintu bigakomeza bigenda fresh sana cyane. Mu makuru wakomeje gutrendinga ku binyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa wakomeje kugenda avugwa, turaza kuza tuvuge ku yifunzi cyangwa ku myigaragambyo cyangwa ku mirwano hagati y'abadepite bo muri Congo, aho bamwe badashaka Vital Kamerhe. Nyuma turaza kuza turebere hamwe nanone umucyo witwa Sheebah Karungi, umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda, yashyize ku bimaze igihe bimuvugwaho nyuma yuko amaze kwibaruka umwana w'umuhungu. Njye nkuko bisanzwe yo komi yo Saftiger ngusaba gukora subscribe, like na share kugira ngo tujye tubasha kubana, kandi ujye wibuka gukanda kuri notification bell cyangwa kunzogera kugira ngo ujye ubasha kuba ubona ibiganiro mbamaze kuba nagutegurira hano kuri Safi TV. We'll be back. Nanone reka ntangire nongera kuguha ikaze cyane aho tugiye kuza tuganira dusesengura gake gake turebe uko bimeze. Sheebah Karungi ni post yashyize kuri page ya Facebook aho yanditse agira ati "I'm a Munyankole lady who recently gave a birth to a baby boy. Those who say that I went for plastic surgery forget that. Ankole ladies are naturally beautiful, and when a woman gives a birth, expect her body growth." Ati njyewe ndi umukobwa w'umunyankore umaze igihe gito mbyaye umwana w'umuhungu. Ati rero abo bantu bazana valuvaluti nagiye kuri plastic surgery cyangwa kwibagisha, ati ibyo mu byibagirwa. Ati abakobwa b'abanyankore mu busanzwe ni beza. Ati kandi iyo umugore amaze kuba yabyara akitabwaho neza, n'itegeko mujye mwitega ko umubiri we cyangwa se imibereho ishobora guhinduka cyangwa umubiri we ushobora guhinduka. Ati rero mwebwe mukeka ko njyewe nshobora kuba naribagishije, ati kabisa forget that. Ubutumwa burimo guhakana ibihuha no kwerekana ko ubwiza n'imiterere atari iby'ubuvuzi cyangwa kubagwa, ahubwo ari impano y'umutware cyangwa ari impano y'Imana. Harimo nanone gushimangira ko abagore b'abanyankore bafite ubwiza bwihariye karemano. Hari ababa baragiye bavuga ko uwo mugore cyangwa se uwo Queen Sheebah yaba yarakoresheje plastic surgery, ariko aha yifashishije iri tangazo yabihakanye aranabinyomoza cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo mu muryango nyafurika hari imyumvire ko ubwiza karemano mu muryango nyafurika nk'uko bigaragara mu banyankore, hari imyumvire ko ubwiza ari karemano kandi bugenda bwiyongera nyuma yo kubyara. Ubutumwa bushingiye kuri iyo filozofiya kurwanya stereotype, mu gihe abantu benshi bakeka ko kuba umuntu mwiza cyane cyangwa afite umubiri uteye neza ari ibisabwa na plastic surgery. Uyu mugore Queen Sheebah arashaka kurwanya iyo nyito no kwerekana ko biterwa n'umuco n'ubwiza karemano. Rero yifashishije iryo jambo Ankole ladies, ni uburyo bwo kugaragaza agaciro k'umuryango cyangwa igisekuru, bigasaba abandi kubyubaha. Iyi foto rero hamwe n'inyandiko yashyize kuri page ya Facebook bigaragaza icyizere gikomeye afite ku bwiza bwe no ku buryo yihagazeho mu buzima bw'abahanzi. Ubu butumwa rero bwuzuye kwihagararaho ku giti cye, gukomera ku muco nyafurika muri rusange, Ankole beauty, ndetse no guhakana ibihuha. Ifoto rero ikaba yerekana icyizere n'uburanga, mu gihe inyandiko ishimangira ko ubwiza bwe ari karemano, atari ubwiza bukomoka ku mabwiriza y'ubuvuzi cyangwa imiterere y'isi y'ubu cyangwa se imiterere ya plastic surgeries.
nguko uko byifashe kwa Queen Kama cyangwa Shiba Queen Kama. Hanyuma tudatinze reka tuze turebere hamwe uko muri Congo byifashe cyangwa icyateye kuba bafatana mu mashingo abadepite hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nuko Kamere cyangwa Vital Kamere ni umunyepolitiki ukomeye muri RDC, akaba yarigeze kuba perezida w'inteko ndetse na minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubukungu. Bamwe mu badepite baramushyigikiye, abandi ntibamushaka kubera impamvu za politike, harimo amakimbirane y'amasindika cyangwa coalition atandukanye mu nteko. Bamwe mu badepite baramushyigikiye, abandi ntibamushaka kubera impamvu za politike, harimo amakimbirane y'amasindika atandukanye mu nteko. Mu ifoto uko ibitekerezo byabaye bikomeye ku buryo bigeze ku myigaragambyo mu nteko, aho bamwe bafatanye mu mashingo. Ibi bigaragaza ko politike yo muri Congo ikiri hasi, yuzuyemo ubushyamirane n'ihangana ry'amashyaka, aho kutumvikana bikunze kugaragarira mu bikorwa bifatika byo kurwana cyangwa gutongana mu ruhame. Ni ukuvuga ngo politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze igihe irangwa n'ubushyamirane. Ibi biterwa n'ibintu byinshi. Ikintu cya mbere twavuga gitera ubu bushyamirane hariya muri politike ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ni ukuvuga ngo kino gihugu kirimo amashyaka menshi adahuza ku miyoborere. RDC ifite amashyaka n'amakoresha amwe menshi cyangwa coalitions, akenshi abadahuza ku ngingo zikomeye. Ibi bituma buri cyemezo gikorwa mu nteko gishobora guteza impaka zikomeye. Hakaza umwanya ukomeye w'inteko. Ni ukuvuga ngo perezida w'inteko ishinga amategeko ni umwanya ukomeye cyane, kuko uha ugifite ijambo rikomeye mu miyoborere no mu miyoborere no mu mitwarire y'igihugu. Iyo habaye rero uguhangana ku muntu uzayobora, akenshi biba intandaro yo gushwana. Nanone kandi abenshi muri Congo cyangwa muri politiki ya Congo bashaka inyungu z'amoko cyangwa se baharanira inyungu z'amoko n'imipaka ya politiki. Muri Congo ni igihugu kinini cyane, birazwi, gifite amoko menshi. Abanyepolitiki bamwe bafatwa nk'abahagarariye inyungu z'amoko cyangwa uturere runaka. Iyo umuntu runaka rero ashyizwe ku mwanya ukomeye, hari abumva ko bibasubiza inyuma. Hakaza nanone kudasabana neza hagati ya Perezida Kisegedi n'abo bakorana. Ubusanzwe Perezida Kisegedi akorana na bamwe barimo Vital Kamere, ariko ntibivuze ko bose babimenyera neza. Hari bamwe mu badepite rero bumva ko ubuyobozi bwa Vital Kamere buzatuma babura ijambo. Aha turaza kuza turebere hamwe impamvu ituma cyangwa se yateye bamwe mu badepite bavuga ko badashaka Vital Kamere. Ni ukuvuga ngo Vital Kamere ni umwe mu banyepolitike bakomeye kandi bafite amateka akomeye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko, nyuma abaminisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere. Yamenyekanye cyane nk'umwe mu bashyigikiye Felix Kisegedi mu rugamba rwo gutsinda amatora yabaye mu mwaka wa 2018. Yigeze gukatirwa igihano gikomeye cy'imyaka 20 ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta mu gihe yari mu kazi, nubwo nyuma yaje kurekurwa no kugabanyirizwa igihano. Ibi byatumye bamwe bamufata
nk'utizerwa nk'umuntu utizerwa mu buyobozi. Afatwa nk'umunyepolitiki ushobora kuzaba umukandida ukomeye ku mwanya wa perezida mu bihe bizaza. Abanyepolitiki b'indi mitwe babona ko kumurekura akagira umwanya ukomeye muri iyi minsi bishobora kubahungabanyiriza inyungu zabo. Kuko twavuze muri Kongo politike ifitanye isano n'amoko. Vital Kamerhe akomoka mu karere ka Kivu y'Amajyepfo, kandi hari abavuga ko ibi byongera impaka zerekeye uko imipaka ya politike igabana ubutegetsi. Inzira rero Kongo cyangwa se inzira iki kibazo gishobora gukemuka cyangwa se inzira zishobora gukemura aya makimbirane: gushyira imbere ibiganiro bya politiki biri mu bintu bishobora gufasha cyangwa bishobora gukemura aya makimbirane. Aho guhangana mu ntoki no mu rusaku, abadepite bakwiye guhabwa uburyo bwo kuganira ku bibazo mu buryo bwubaka. Hakaza nanone kugendera ku mategeko y'inteko. Buri nteko nshinga amategeko igira amategeko ayigenga. Rero kubahiriza ayo mategeko no gukoresha uburyo bwa demokarasi mu gufata ibyemezo byagabanya amakimbirane. Harimo nanone kwirinda politiki ishingiye ku moko n'uturere. Aha harimo gushyira imbere ubumwe bw'igihugu aho kwitwara hashingiwe ku gice umuntu akomokamo. Hakaza nanone gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage. Iyo abadepite bibuka ko batoranijwe kugira ngo bahagararire abaturage, ntibagombye gushyira imbere inyungu zabo bwite cyangwa iz'amashyaka gusa. Icyo nacyo kiri mu bintu bishobora gukemura ariya makimbirane. Amakimbirane rero ari hagati y'abadepite ba RDC agaragaza ko igice cyerekana ukuntu politike yabo ikiri mu nzira y'ubunyamwuga. Bamwe batifuza Vital Kamerhe kubera amateka ye mu by'ubukungu no kuba akomeye cyane muri politiki. Abandi bakamushyigikira nk'umuyobozi ushobora guhuza igihugu. Ibi byose rero bishobora gukemuka gusa binyuze mu biganiro, kubahiriza amategeko y'inteko no gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu aho kuba inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ngira ngo ari kuri ku nkuru twahereyeho ya muhanzikazi Sheebah Queen Khama. Ubaye ufiteho inyunganizi watwandikira muri commentaire, ushobora no kutwandikira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp kuri 0789183583. Ushobora no kwandika muri commentaire tukaza tukabirebera hamwe. Ari no kuri no nkuru yindi dusorejeho y'amakofe muri mu nteko nshinga amategeko ya Kongo. Naho ubaye ufiteho inyunganizi watwandikira, nabyo tukaba twabiganiraho. Ngayo nguko uko byari byifashe nge nkuko bisanzwe yo komi Sofitayiga. Reka uze kwifuriza ibihe byiza cyane kandi ukomeze guhirwa n'ibyo urimo byose.